Завидьте. Dunia
inatusumbua sana. Uwarehemu watu wako Baba. Dunia hii inatusumbua sana. Uwarehemu watu wako Baba. Dunia hii inatusumbua sana. Kimbilio letu ni wewe, Mungu wa vizazi vyote. Kimbilio letu ni wewe, Mungu wa vizazi vyote. Kimbilio letu ni wewe, Mungu wa vizazi vyote. Mungu wangu wewe, Baba yangu, siku hizi za mwisho dunia imeharibika sana, na vyote vilivyomo vimebadilika, na kuinulia mikono yangu nikiliombea taifa lako, na sitaimarika kwa wewe kimbilio letu, na sitaimarika kwa wewe kimbilio letu. Dunia
kubara aya magambo. Imyaka myinshi nari nzi ubona ashobora kubivuga, sinzi icyo twazize. Twavuye muri Kongo duhunze, ariko ibyiringiro byacu twari tuzi kuko tugeze mu Rwanda amahoro. Yatangiye tukajya tubona ibyobo ahantu bagiye bacukura hafi y'inkambi. Murabizi igihe cya kera babaye abadive b'abajene, sinye bajyaga batwigisha ngo ubonye ikintu cy'ishami ujya mu mayira abiri ukamenya ko bagenzi bawe bari imbere, cyangwa se ni ko batarahagera. Niba utabonye ishami kuko amatelefoni icyo gihe ntabwo yari yagasakaye, twarabibonaga. Wajya guhaha ukabona amayisinge nk'abashushanyije. Abantu biga iby'amategeko y'umuhanda urabona ukuntu bajya bashushanya akantu kakwereka ati umuhanda w'uri kujya ni uyu nguyu cyangwa se n'uyu, ugakurikira. Nk'uwabibona ukavuga se iki gice kirimo abajiya bimeze bite? Twari tugifite ubutesi bwinshi udashobora kumenya ko ari umwanzi. Ariko nubwo twari twakamenye ko ubwoko bwacu bwaba buri guhigwa kuri urwo rwego, wabonaga nta kibazo, ukanyura aho abandi banyuze uzi ko nta kibazo. Ariko ntabwo hashize igihe gitoya baza kudutera ari nijoro, amasaha ya saa sita ziri hafi nka saa tanu n'igice. Murabizi abantu baba bari mu bitotsi, na wa mutesi wose twari tugifite. Baraje baratera bica abantu bari gupfa. Rero burya ntabwo bajya bataka ngo abe yaboroga agire n'icyo avuga, batakaga bagonga gusa, bigatuma abantu benshi bapfa batari no gupfa, kubera kumva ko abantu bari mu bitotsi. Intambara ya nijoro murabizi nicyo cyatumye abantu bapfa benshi. Uzi gupfa ugapfa bagutwitse, wajya no kureba umurambo wabo ugasanga wahiye utamenya ibyo. Mwihanganira, ntabwo nari nzi ko mbiburira, nari nzi ngo abaturanyi harimo inshuti yanjye bitaga Muki. Nagiye korosa agashitingi, twabaga mu bushitingi bwa bita amatagisi. Narosoye mbwira mama ni mama wenda Muki washize ariko ntabwo nari nzi ko biri bugende. Ndababwira isi ibonye abantu batabaye, babuze umuvandimwe abandi bakamutabara, ukajya kureba ukabona ari benshi. Uje wumva ukomeye, ntabwo nigeze hano mbona abantu nari nzi ngo ndakomera, ariko ndi kubona ishusho ya moderne nkayireba neza, nkagira ngo abandi bayiteretse imbere yabo. Batwitse hepfo yacu, batwika imbere yacu n'inzu ya gatatu, negura agashitingi k'iwacu
umva ninjye wari mukuru kandi mfite n'imbaraga. Mama we yari yagize ubwoba dore ko yari yanabyaye, amufashe agahinja buri uhaguruka buri wari bufate n'uwari bureke, terura agashitingi tunyura munsi turagenda. Bageze ku gashitingi kacu baragakeba, mama we yari azi ko byarangiye. N'ubu ubwonko bwe ntabwo buba ku murongo, ariko ndabizi ko inkomoka ari icyo gihe cy'amahirwe. Ababyeyi benshi muzajya mubona ukabona budapanze neza kandi ari muzima, ariko ni ingaruka mu gihe umumenya abo muri kumwe nabo dufite ibikomere. Ababyeyi bacu bafite ibikomere, ariko umubwiriza yavuze ngo twihangane, rero dukomeze kwihangana. Ubwo najyanye n'abana gusa, nyura mbanza kwisha munsi y'ikivumu cyari munsi y'iwacu, bamenamo amasasi atagira uko angana, turahava turagenda tugera ku kabari. Abagira neza babonye umwana uri kumwe n'utundi twana bantwara Gisenyi, kuri yo nabashije kumenya nayo, ariko n'abari bahambwe barongeye barabashinyagurira baza kubazikura nijoro. Abari bahungiye muri Nkamira bagiye basubira mwese mwaje kwifatanya mwakoze, ariko mujye mumenya ko abantu babana bafite ibikomere. Abayobozi baje bazi tukifatanya natwe, mujye mutwihanganira mubana n'abantu bafite ibikomere, mujye mubakira uko mwabonye, mujye mubakira mumenye ngo mubana n'abarwayi. Turabyuka tugakenyera tukagenda, ariko ibikomere aba ari byinshi, aba ari byinshi. Mujye mutwihanganira mutwakira uko turi. Murakoze. Impunzi kuko natwe si twe twabiteye, ahubwo icyo duharanira ni iki? N'urw'iyo mpunzi idateshwa agaciro. Twahunze tuva iwacu, si ukuhanga cyangwa guhararukwa, ahubwo ni kubw'amahoro make, amarira agahinda byatewe aha iwacu. Nubwo byose byabaye tukaba impunzi turangwa n'irangamunzi, uniti dufatanye turangwe n'umuco w'iwacu. Nubwo byose byabaye tukaba impunzi turangwa n'irangamunzi, uniti dufatanye turangwe n'umuco w'iwacu. Twaratunza iwacu, twararyaga ndetse tukagabura, twagabaga tutagomba ndetse tubanye amahoro iwacu. Amatara agahinda amoko adafututse, irari ry'ubutunzi riduhindura impunzi, ariko twe ntacyo twakora kuko byose niyo yabishatse. Nubwo byose byabaye tukaba impunzi turangwa n'irangamunzi, uniti dufatanye turangwe n'umuco w'iwacu. Nubwo byose byabaye tukaba impunzi turangwa n'irangamunzi, uniti dufatanye turangwe n'umuco w'iwacu. Nubwo byose byabaye tukaba impunzi turangwa n'irangamunzi, uniti dufatanye turangwe n'umuco w'iwacu. N'ubundi tugiye kongera kandi twumve ubuhamya bw'umubyeyi bita Nyiranduhura Esther, nawe twamusabaho ahari ngo yaza imbere atubwira ubuhamya. Nyiranduhura Esther. Imana
twaje gushima ubuyobozi bw'inkambi bwatwakiriye ubwo twahungaga nyine twari tubabaye cyane kuko baratwakira uko twari tumeze baturema imitima turongera tuba abantu dutekereza kuko igihe cy'intambara byari bikomeye cyane banyuze mu mibabaro igoye cyane ndavuga ubukeya mu gihugu cy'iwacu cyo mu bibogobogo twahuye n'intambara guturuka mbere gatoya igihe cya songa mbere abantu barapfuye cyane bazira uko baremwe n'uko basa bazira n'amatungo yabo icyo gihe bafashe abantu barabica babata muri Tanganyika cyane cyane abagabo n'abana barabishe cyane ku buryo imihana imwe abagabo n'abana b'abahungu bashizeho basigara ari abagore n'abakobwa bica ubwoko bw'abatutsi ngeze igihe twahunze barongeye baradutera nyine iyo mu gihugu cyo mu bibogobogo baradutera bagatwika imihana bakica abantu turahunga ndetse tuja mu bihuru dukomeza guhunga kuko bari badukurikiye cyane baradusanga iyo twahungiye mu gihuru bakomeza kuduhiga ndetse baduhigisha n'imbwa ahantu nyine hihishe ku buryo twagiraga ngo turihishe ariko badusangayo bamaze kudusangayo aho haguye abantu benshi cyane ubwo rero bamaze kwica abantu baravuga ngo basigaye ngo reka babajane baradushorera baratujana tugenda amateka batujana ikintu cy'umweru n'umunsi abanzi batuzungurukana batubabaza cyane uburyo twagezeho dukuramo abagabo bari barimo abasore hasigara abasaza n'abagore barapfa bazize uko bari ubwo rero natwe baratujana icyo gihe kubera ubutabazi bw'Imana ntabaza bapfira gushira tubona batugejeje muri leta ubwo tuba turarokotse ariko twanyuze mu bikomeye cyane cyane uburyo muri icyo cyumweru twagize nta muntu waryaga guhera ku bana twari dufite ndetse n'abana b'impinja ntacyo twabororosaga ku buryo ibintu byose bari babijyanye n'amatungo ngo batujyanaga twari kumwe n'amatungo yacu bagenda bayica turi ko tureba n'abantu batubabaza cyane batubwira kuko batujyanye iwabo nyine tutazi kuko tuzongera kubaho turiheba cyane dutekereza kuko abapfuye baturushije ubuzima twifuza urupfu turarubura turarusengera ubwo hapfa abageze ku munsi nyine aba ari bo bapfa ubwo rero natwe Imana ni uko yaturokoye
narapfuye cyane twicwa n'abanzi, ariko hari ijambo rimwe mu mayimayi yaratubwiye ngo nubwo tubabazwa ngo tukicwa ngo hari igihe ngo tuzabona ibyiza ngo natwe tukaba mu munezero. Ubwo rero bamaze kutwakira hano baturema imitima, ndetse na Mvura Nkuvure iraturema n'itorero riturera, nongera kandi kubona kuko ubuzima bwacu bwongeye kubaho. None rero ngo turarangije nyine mu ncamake. Urakoze umubyeyi kutugezaho ubuhamya bubabaje bw'ubwicanyi dukorerwa kugeza n'uyu munsi. Inyuma tugiye kumva Ndayambaje aba tugezeho umuvugo yaduteguriye. nako guhimbaguza umutima wanjye wose, ariko weguriye umwana wawe muryango wanjye wagutwaye iki? Icyo se nakubabajeho ni ngaho nsubiza. Mana w'iwacu ibyacu n'abacu warihe n'ukuri kuri mwiza, rwego rwo hejuru warihe kwera umunsi baturya nk'ibishyimbo, ngo yambyaye ngo byiyampetse ko wikoze mu nda ukangira imfubyi, ngo wigize imfubyi kandi uhari nka mama, cyangwa nawe wapfuye uhagaze singira data habe na mama, kuko abacu ntibapfa kuriya ngo maze nkubonemo ubugingo. Kuko ubanza nawe nkurenganya warahemukiwe n'abo wabyaye, naho umubyeyi we urera ntiwakwikora mu nda ureba kiretse hari icyo hamura kindi. Buri uko ndyamye birantera bikaza nk'ibyaraye bibaye, nkarara nkanuye rigacya nasinziriye nibaza icyo gukora mu gitondo. Ndetse abana babyiruka none nzabemeza ko nigeze data na mama nanjye ntabaza amaso mu yandi. Naje ngo nkwibutse abo wabyaye, naje ngo twibuke abana bawe, naje ngo nkwibutse abo watwaye, naje ngo twibuke abanyekongo bishwe bazira ko ari abatutsi. Kwibuka no kwiyubaka rero ntibisigana birajyana, mu nyumve kwibuka sinzika ni inzira twerekeza ku byiza byose twifuza kuhazaza. Ngo sakara hanyuze twasheje n'ingoma zibitse inkindi ndimba, nuko ingoma zihora ziha izindi, tujye duhora twibuka ibihe nk'ibyo. Ibyo guta tukabita, ibyo gutora tugatora nko hirya, ariko mbabaze mumbwire twawucumuye umuco wacu cyangwa n'inyundo icura abantu ku buryo abantu bicwa kuriya ngo nuko byonyine ari abatutsi? Hari aho muzi biha ubwoko? Iyo nibutse nkumva birandiye bitewe n'uburyo batwishe batinya ko twashibuka nanone, mba numva kwibuka byavaho rwose akamurika akazimirira mu kabindi. Nyamara nkigarura nka bwangu nkemeza kwibuka mpaka imperuka, ngo hato n'udushibuka none tutazibagirwa data wari imfura cyane. Kuko uko kwibuka atari inzika, twanze ko twazima tugihumeka, kandi dutinya ko byadusubira. Tuzabibuka mpaka tuzageza imperuka. Imyaka itatu ariko urayumva cyangwa uba wumva ari ibisanzwe? Nuzi ko byabaga ari ibicika. 96 barabishe, 97 baba ibisimba, 98 bakuba uburego, ntibarekeraho ngo banaruhuke bakica abatutsi nk'abica amatungo. Uboshya bararemewe kwicwa. Icumu ryunamiwe kumara ubwoko, babica iminsi 140 na kangahe gukuba inshuro nka zingahe. Habura wavugira ubwo bwoko n'uwabapfobya kagihu ntiyakwibagirwa ayo mateka. Batangira 96 rero kumukota abatutsi barabishe, babica bose niyo nka, iby'inka zabo byo ni inkuru yindi. Akataramagara karahawa, bari batuye kandi batunze, bose bakeye kandi batuje, si nk'abatujwe banabatunze, si nko kwitaka twari tugwije. Ntituzibagirwa ayo mateka. No ku monasteri wa Kicanga abatutsi baho bishwe busazi, kugeza aho bicaga biruhutsa bakajya gufata n'akaruhuko ngo baze kugaruka saa 8. Urumva intimba ndende nk'iyo wanayibagirwa bigakunda kweri?
abatutsi babaga muri ngungu barabishe ngo muze murebe, arokoka abagerwa ku mashyi nabwo byabaye hamana, nta bwoko bwaremewe gutsembwa. Runyoni babaga bari kwica rigakara mu gicu bakibica, umunsi warambirwa ibyo bintu ugapfuka amaso bukagoroba ngo bwije abatutsi bahumeke, abatware b'ijoro ntibatahe, no mu gicuku inkota ikarisha, barazwa amaraso bagatsindwa n'abuzukuru ba Satani. Umututsi ngungu na Bukavu Kalemi na Kinshasa kapitale yishwe nta gutaka nk'intama, ntawo gutakira wari hafi, none ngo tubakure mu bwenge. Mbibutse 98 nanone kampu militaire ya Kananga hishwe abantu 1800 bose bari kuri kadete, ibaze nawe abantu 1000 n'abandi 108 bakicwa ngo nuko ari abatutsi, habe no wabari byabaye. Bukavu mu gihugu cy'abanyamu ari murenge no mu minembwe, ari mu Karati no mu Gatanga, ari ku Ndondo no ku Runundu, ntaho bareberaga izuru rirerire ryari icyaha. Barabica basita n'abasinzira, bahica bahiga n'abanyabyinshi, bahica abagorora n'abasegege, gahorora bakize imihoro yaho, ntibakira imbunda zo mu mibunda, Rurambo yuzura imirambo, bukeye induru zivuga hose, abicwaga maze bunguka inama, batatanira mu masiyane bakunze kuzagera mu mahanga, basa n'abavuye mu nkanka bagahungira mu mazuru, ngo bamare kugera mu makambi basanga isi barayitangatanze, abanga abatutsi arishwashwa barusha inzige kugwira, nk'abahungiye mu Burundi abatashye ni nta n'umwe, mu gihe abahungiye mu Rwanda byibuze harokotse inkehwa. Barabishe muri Mudende no muri Nkamira barabica, batwikira impinja mu mashitingi, baje batumwe na Satani, baje kumara ubwoko, Imana batambika ubwiza bwayo, iti muzica abo mwabyaye, nuko ab'i Rwanda barokotse. Abo mbabwiye ni bake cyane, abishwe ni benshi n'ijuru n'isi, mu minota ntago nabatonda. Mayaya adusiga nko guhumbya, Byiringiro Mayaya aramusanga, bose bicwa ngo n'abatutsi, aragenda duradura w'umutaga, imfura nyinshi azigira imfubyi, amaraso yazahora atakiteka, aragenda Umuhoza Josephine, abo yahozaga tubura amahwemo, abana bararira babura umuhoza, na Sebeno yavuraga abantu amoko yose, leta iramwica ngo nuko ari umututsikazi, byaratubabaje uko mwagiye, tuzabibuka mpaka tuzageza imperuka. Yemwe abakuru n'abatoya twishyire hamwe twibuka abacu bambuwe ubuzima bazira ubwoko, nk'aho abatutsi batutse Imana. Twibuke twiyubakire uw'ejo, twibuke n'ejo bitadusubira, akanya mu kandi tukazima twese. Banambika abakuru sinabambura, nanjye nuko niyumva mu gahinda k'umusizi, nawe usa n'uwasaze yasaritswe n'inkovu z'ibihe. Ndayambaje Faustin, tuzabibuka mpaka tuzageza imperuka. Twarabakundaga turababura, ikivi cyanyu tuzacyusa. Arakoze cyane Ndayambaje ku muvugo ubabaje. Hanyuma reka dusabe Unity Family n'ubundi batugezeho sketch baduteguriye. Unity Family nimba muri hafi mwaza mukatugezaho sketch. FM Radio. Line in. FM Radio. Kera cyane
mu binyacumi by'imyaka ishize habayeho gutura iwabo bitari ishyanga. Imiryango itunze amashyo n'amashyashya amariza n'imitavu mu nzuri zabo, ibiti biterekeranyije imirambi, ibigega bibyigemiza bisaze kuri bamwe, buboshye imirenge, abana bakina batarama, abaturanyi babyina, inzara n'ubworo bivugwa ahandi. Burya koko iminsi yo gutsindwa ni imitindi. Kera hadaciye kabiri havuga ibibasirwa rya bamwe mu Nord-Sud Kivu, maze Ikinyarwanda nk'ururimi bavuga, umuco bagira, indeshyo bareshya n'ibindi ntaragurira. Bamwe baricwa, abandi barameneshwa. Nawe agahinda ku miryango bari babuze ababo, bambaye impunzi. Basohokeye mu bihugu bitandukanye, nka Uganda, Kenya. Abenshi bakirirwa mu Rwanda barafashwa, bahabwa ubuhungiro, bacumbikirwa amaharakubiri mu nkambi, nka Kiziba, Nyabireke, Igeme, Mugombwa, Kibuye ndetse na Mahama. Abagize ari inkomere bahabwa ubuvuzi.
koko nta keza k'ubuhunzi. Urubyiruko rutangira guhinduka mu mico, naho rwagandukiye amasohoko y'amarira ubushitsi. Icyizere ku bakuze kigenda gikendera kuko babonaga aho wari witeze ibisubizo kubera abandi bagana ishuri, abatsinze bishyurwa mu bigo by'amashuri n'imishinga nka Hoteli Rwanda, abandi Vision ndetse na Impact Hope muri ibyo yisumbuye n'aya kaminuza, dore ko na leta y'ubumwe bw'abanyarwanda itigeze ibatererana. Ni Rwanda rwiza rwaducumbikiye rukanaturerera, rero dukwiye turakurandira umuganga dutoza kwegera. Ese koko twazize Ikinyarwanda kuki ari twe? Ese kuko intambago z'agahugu tugira ahari turazigira ariko ntazo dutujwe? Mama yambwiye ko iyo uri umushyitsi umusura ugasibira useze, gusa njye nashimye ubushyitsi, ngenda inzira imwe nzaharurukira. ese ku isi yuzuye imbago ko buri bwoko ruhanga yahanze yaruhangiye agahugu, niko ntako natuje. ese ubwoko bwaremetse always one way. Ese hari uwavukiye kuntunga cyangwa hari uwavuye kuntuza cyangwa hari uwavukiye kwishyura ubwema abandi ngo bibuze akaba ari umugambi You see, my back home is USA, Canada, and Europe. It's my home. It's knowledge. I want to get there in a hand. Oh, I see. I have put a shameful look on your face. You will never share the shame. Aho kujya kurwana amapamba y'abera, mureke dushikame gitwari. Twunge urukundo, ubumwe, intero ibe twige, kandi twiyubaka. Yego, ibiti bw'ivuna birashoboka. Gusa ibiti kwivana ntibishoboka. Abanyarwanda bavuga neza bati abishyize hamwe bakabananira, kandi ko n'Imana ibasanga. Let's move together because they are united. Kuko ntawavuna bya biti bishyize hamwe. Let's be strong. It's good the process seems to be delaying. I believe that I will not disappear. I believe that I will shine for my family and my people. I'm willing to climb this mountain. You can see, I know it is not going to be easy, but I hope to overcome. Let's be united.
bavugaga amafu n'imihoro nta mpongano nizo zari intwaro z'abanzi bamenya amaraso menshi kandi runakwemereye nk'impunzi. Abo bantu hari ibihugu bikeya babamo bitwa statelessness, ni ukuvuga ni ukuba umuntu ku gihugu kimwemera. Rero uyu munsi tuzirikana ibyago n'amakuba, tuzirikana abantu bagiye bicwa bazira uko bavutse, ariko kandi tuzirikana neza muri urwo rugendo tugenda, tukazirikana neza igihugu cyatwakiriye, tukazirikana neza kuko leta y'u Rwanda kuba yafata inzego zayo zishyira hano ni ukubera agaciro iba yahaye abantu, ntabwo ari impunzi ahubwo ni abantu. Hanyuma mu bisubizo birambye bindi mumenyereye hariho icy'abantu bajya mu gihugu cya gatatu bishingiye ku bugenzuzi buba bwabaye, bikagaragara ko igihugu cyanyu mukomokamo mu by'ukuri kidafite umutekano wizewe ushobora gutuma mufashwa gusubira iwanyu mu buryo mufite icyubahiro. Iyo rero bidakunda, igihugu cyabakiriye gifatanije n'iyi miryango mpuzamahanga mubona n'iyindi rimwe na rimwe mutabona, bafatanya gushaka ikindi gihugu cya gatatu gishobora kubakira mu gihe mutabonye ko igihugu cyabakiriye kano kanya ari rwo Rwanda nk'impunzi. Ariko ubarwa nk'impunzi iyo ubwo bwenegihugu bw'u Rwanda utabufashe, ariko kandi n'ubwenegihugu bwawe bwa Kongo utabufite kubera ko wabuvukijwe muri icyo gihe. Kuri icyo ngicyo ndagira ngo wenda abantu babyumviseho gato. Hanyuma iyo igihugu cya gatatu ari byo hano muri iyi nkambi, ngira ngo abantu bari bamenyereye cyane, bidashobotse ko haboneka ikibakira, ni hahandi ubona mumara igihe bisaba kwihangana mu buzima bugoye, kuko ntabwo twabizeza ko mu nkambi mwabona ibihagije. Rero icya gatatu mu bisubizo birambye HCR ndetse na leta bafasha ni ugusubiza abantu mu gihugu cyabo, kuko bibaye ngombwa ko umutekano uboneka muri Kongo, HCR na leta barafatanya bakabafasha uburyo bwo kugera iwanyu mufite icyubahiro, mutagiye kandi nk'abahunze igihugu cyabakiriye. Ibyo rero iyo ngingo ya gatatu muri iki gihe ntabwo yari yakunda. Ngira ngo ubushize duheruka kunyuramo hano tugenda urugo ku rugo tubabaza. Impamvu twababazaga ni uko hari ibiganiro byendaga kuba kugira ngo tumenye imyumvire mufite ku gihugu cyanyu, kuko uko byagenda kose nubwo umuntu yahunga umutima we uba uri iwawe. Ntabwo imyanzuro y'ibiganiro irasohoka ngo tubashe kubabwira niba ko Kongo ifite umutekano kugira ngo habeho uko gutaha mu mahoro. Mu gihe bitarakunda, turabasaba gukomeza kwihangana kandi turabasaba gukomeza guharanira ubutabera uhereye kuri mugenzi wawe mwicaranye. Umuntu ashobora gushaka ubutabera kure, umuntu ashobora gushaka amahoro kure, umuntu ashobora gushaka ineza hirya, ariko icyo twabasaba kubera ko ubutabera buhera ku bumuntu, turabasaba kugira ngo uko muri hano natwe turi kumwe namwe, turamutse tugerageje icyo kubana neza, ngira ngo bishobora koroha kugera ku bisubizo birambye twifuza. Byashoboka ko biriya bihugu bibakira, iyo biduhaye umwanya mu by'ukuri nibwo tubasha gufata abantu bake bake bitewe n'icyo biba bisaba. Uyu munsi hari abantu benshi bari aha ngaha bari bategereje, nabo turabihanganishije. Ku rundi ruhande ingendo zabo zihagarara mu buryo butunguranye, turabihanganishije.
byabagizeho ingaruka ariko mukomere. Rero kuko izo gahunda ubu ziri kugenda gake, turabasaba kubyihanganira, turabasaba gukomeza kwibuka ko muri abantu, turabasaba gukomeza kwibuka ko mufite amateka, turakomeza kubizeza ubufatanye, kandi igihe cyose hazaboneka ibisubizo byiza ntabwo HCR ndetse na leta bazabibima. Turabashimiye. Ntangira ntabwo navuze amazina yanjye, nitwa Agnes Nishimwe, ubusanzwe nkora muri unité ya resettlement muri HCR. Murakoze. Arakoze cyane. Turimo turasoza gahunda yacu y'uyu munsi. Barakoze bamaze kutugezaho ubutumwa, reka dusabe uhagarariye Minema atugezaho ubutumwa anadusoreza gahunda y'uyu munsi. Mbere na mbere ubuyobozi bw'inkambi buhagarariye banje kubabwira tuti mukomere, mukomere, muhumure, mwihangane, ariko muheranwe n'agahinda, mwigirire icyizere. Kwibuka bituma umuryango wanyu mwabuze, abavandimwe banyu n'inshuti zanyu bibaha agaciro, bambuwe nta gihe. Bibuka bahishemo. Iyo muri aha ngaha murabona uko mungana, mwahagurutse muje kwibuka abavandimwe, inshuti, umuryango mugari mwabuze, bazize uko bavutse, bazize uko baremwe. Ni agaciro gakomeye, barakagomba, kuko bagiye bafite ibyo bari kuzakora, bafite ibyo bari kuzakorera imiryango yabo. Nimwe rero no kubasubiza ka gaciro, nimwe no kuza ikivi bakagombye, nimwe bo kutuza ibyo bakagombye gukora, nimwe mugomba kubikora, ariko mukabikora mu mahoro, mu mutekano. Ibyo niba muri aha ngaha, yes, barapfuye, ariko aho bari ngo amadeni akenshi akunda kubivuga, aho bagiye baratureba, barareba ibyo murimo, nimwebere yo kubahesha agaciro. Rero simvuga menshi kuko abambanjirije babivuze. Rero ubuyobozi bw'inkambi no kubakomeza, no kubahumuriza, no kwibutsa ko umuryango wanyu mwabuze ari mwe mugomba kubahesha agaciro bambuwe. Abayobozi bateraniye hano, abavandimwe, inshuti, naje kwifatanya n'abavandimwe b'abakongomani babuze ababo bishwe uko bavutse, turagira ngo mubakomeze, mubakomeze, kandi nabo turabasaba ibyo mukora byose mubikore mwigirira icyizere, mukore cyane, mukore mubaho, kuko n'abandi bagiye hari ibyo bari kuzabafasha mu mibereho yanyu. Niyo mpamvu bibasaba ngo mukore cyane, hato n'aho bari mutazategereza ko
ntabwo twifuza ko babareba ko mubayeho nabi sibyo kubaho niba sinizimba mu magambo kugira ngo tukomeze kandi ubuzima bugomba bugakomeza. murakoze cyane turashoje hanyuma dusabe abantu bafite intebe protokole babafashe bababwira aho muzijyana ndetse n'abazanye amayisirima ya ibyuma by'umuziki nabo